Ndabashuhuje cyane. Hari igihe umuntu yibeshya agafata ubwiza nk'ikimenyetso cy'umwimerere w'umuntu, nyamara imyitwarire ari yo igena ejo hazaza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigera kuri 18 bigaragaza umukobwa ufite imyitwarire mibi, ndetse turebe n'impamvu umugabo wese akwiye kubyitondera kare aho gutinda agahura n'ingaruka zikomeye. Reba iyi video yose kuko ishobora kugukiza amakosa akomeye mu buzima bwawe, urukundo hamwe n'urushako. Ikintu cya mbere kizakwereka ko umukobwa afite imico cyangwa se imyitwarire itari myiza, agaragaza kudaha agaciro abandi, yaba umugabo bakundana, inshuti cyangwa se ababyeyi. Umuntu utubaha abandi uyu munsi ejo azagusuzugura kurushaho. Icya kabiri kigaragaza umukobwa udafite imico myiza, ahora atukana, avuga amagambo akomeretsa cyangwa adashobora kwigenzura mu magambo. Bigaragaza umutima utarimo ituze, ibi bitera amakimbirane mu mubano. Icya gatatu, kubura ikinyabupfura, kutavuga murakoze, mwihangane cyangwa kudasuhuza. Ni ikimenyetso gikomeye cy'ikinyabupfura gike cyane. Umuntu nk'uwo ujye umuhungira kure. Ikinyabupfura gito uyu munsi kiba ikibazo gikomeye ejo hazaza. Icya kane, kwikunda birengeje urugero, yita ku byo ashaka gusa, ntatekereza ku byiyumvo byawe. Aba yerekana ko umubano awufata nk'inyungu ye bwite, atari ubufatanye hagati yanyu mwembi. Icya gatanu, gukurikira amafaranga aho gukurikira urukundo. Umukobwa ukwitaho gusa iyo ufite icyo umuha, amafaranga cyangwa se impano, urwo si urukundo nyarwo. Iyo amafaranga agabanutse n'urukundo rurashira. Gatandatu, kutemera amakosa. Umukobwa ufite imico cyangwa se imyitwarire mibi ntiyemera amakosa cyangwa se ngo yemere ko yibeshya. Buri gihe amakosa aba y'abandi, nyamara umubano ukomeye wubakwa n'abantu bemera kwikosora. Icya karindwi, imyitwarire itajyanye n'umuco, ubusinzi bukabije, imyambarire idahesha agaciro, guhora mu bagabo n'imyitwarire iteza igisebo, byose bigaragaza kubura indangagaciro. Icya munani, kubeshya no guhishira ukuri. Iyo umukobwa ahora abeshya ku bintu bito n'ibikomeye, uba uri kumwe n'umuntu utazigera kwizera, kuko buri kimwe cyose azajya akora wagerageza kumubaza azajya ahita atangira akubeshya. Icyenda, kutubaha umubano, gukomeza ibiganiro n'abandi bagabo mu buryo budakwiye kandi afite uwo babana cyangwa se bakundana. Kwitwara nk'udafite umubano ni ikimenyetso cy'uko ataha agaciro uwo bari kumwe. Icya cumi, gusebanya no kwangiza izina ry'abandi. Umukobwa ukunda gusebanya no kuvuga nabi abandi, ejo azakuvuga nabi mu gihe mutari kumwe. Ibi ni ibimenyetso by'umutima mubi n'imyitwarire idahwitse. 11, kugushinja amakosa atari ayawe. Umukobwa nk'uwo iyo akoze amakosa atangira kukubwira ko ari wowe nyirabayazana watumye ayakora. Aho guca bugufi ngo asabe imbabazi, ahubwo akagumya ashimangira ko ari wowe wabiteye byose. Buri gihe ahora kwereka ko ari wowe kibazo. 12, kutagira impuhwe. Najya yita ku byiyumvo byawe. Utagira impuhwe ntabana neza n'abandi. 13, kwigira igitangaza. Umukobwa nk'uwo yumva ko ari hejuru y'abandi bose, akumva ko adahari ibintu bitakorwa. Kwishyira hejuru bituma ubana n'abantu nabi, kuko ntawishimira kubana n'umuntu wishyira hejuru cyangwa se ngo yigire igitangaza. Icya 14, kudafata inshingano. Ntacyo akora ngo yubake ejo hazaza, ahubwo yumva ko abandi bazazimufatira bakamumenyera byose yifuza. Umubano ukenera abafata inshingano bombi. 15, gukunda amakimbirane. Akunda intonganya n'amahane. Mu gihe ugerageje kumwumvisha ikintu runaka cyangwa kumusobanurira uko ibintu byumva, yumva ko mudahuje, bityo intonganya no kutumvikana bikavuka ako kanya. 16, kutubaha umuryango wawe. Asuzugura ababyeyi bawe ndetse n'inshuti zawe. Umukobwa utubaha umuryango wawe ntazigera kubaha nawe ubwawe. 17, kudaha agaciro icyizere. Asenya icyizere akabifata nk'ibisanzwe. Icyizere kimenetse nticyongera kubakwa byoroshye. 18, kutagira icyerekezo cy'ubuzima. Nta ntego, nta cyerekezo, nta gahunda. Kubana n'umuntu utazi aho ajya, nugerageza gutegura ahazaza azahasenya byihuse kuko nta ntego ubwe yifitiye. Inama, ubwiza bushimisha amaso, ariko imyitwarire niyo igumana n'umuntu ubuzima bwe bwose. Umugabo w'umunyabwenge yitondera imico, imyitwarire, indangagaciro, aho kurebera gusa ku isura n'ikimero.
Ni byiza kujya kure y'umuntu ufite imico cyangwa se imyitwarire itari myiza kurusha gutinda ugatakaza amahoro, icyizere n'ejo hazaza hawe. Niba wakunze iyi video kanda like, subscribe, noneho unatwandikira igitekerezo muri komenti kandi ntucikwe n'izindi nkuru zubaka ubumenyi n'imibereho myiza. Ndabashimiye.